Hello family and friends, twizere ko mumeze neza, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Twe tumeze neza cyane, turashimira Imana. Reka twizere ko namwe aho muherereye hose mumeze neza. Hanyuma niba uri umuntu mushyashya, tuguhaye ikaze urisanga, kandi niba usanzwe udukurikirana nawe, tuguhaye ikaze nanone ngo urisanga kuri Muhoza Real Talk. Hanyuma rero tudatinze ngo dutinde muri introduction, inkuru hano dutanga ni inkuru tuba twahawe namwe, hanyuma inama n'ubundi kandi zikava muri mwebwe. Mwumva ikiganiro ugatanga inama bitewe n'uko wumva iki kiganiro n'icyo wumva watanga kugira ngo watanze ikiganiro bimufashe. Ikindi kandi cy'umwihariko nuko twe inkuru muduha tuzisanga uko mwaziduhaye. Ikindi ntabwo tuvuga amazina, ntituvuga amasura, ntidushyiraho amasura cyangwa amafoto cyangwa ngo dusharinge contact z'umuntu watanze ikiganiro, keretse nyiri bwite yabyemeye. Ariko ubundi nuko dukora, tugerageza uburyo biba privé as much as possible. Rero hanyuma ntatinze ngiye ngenda straight to the point, mbabwira inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi nahawe rero ni inkuru nahawe igira iti n'umugore utuye muri US. Ukuntu byagenze, yakundanye n'umusore akiri umukobwa, ati turakundana cyane, tugeza igihe cy'imyaka 2 dukundana. Hanyuma mu gukundana kwacu nta kibazo cyabayemo, kuko urukundo rwacu rwari long distance cyangwa se urukundo rwa kure, kubera ko umukobwa yarari hano, umuhungu yarari muri Afurika. Atariko turakomeza turakundana, ibintu bigenda neza, bigera naho dupanga ubukwe. Mva hano nyuma y'imyaka 2 njya gukora ubukwe. Turangije gukora ubukwe, umuhungu ndamudeklara, ndangije kumudeklara araza. Rero yabaje kugera aha ngaha, atariko nsubiye inyuma gatoya, umugabo akiri muri Afurika yajyaga ambwira ati wagerageje ubaje donc igihe nzaba nje gukora ubukwe, akambwira tuzihangana, uzufite iminsi ihagije uzasubireyo warasamye kugira ngo nzaze nsangereje dufite umwana. Ati nkamubwira nti sheri biragoye kugira ngo mbyare umwana kano kanya udahari mu buzima bwa hano njyenyine. Ati ntabwo nabibasha, ati simfite umuntu wanyunganira ngo afashe umwana, ati birangoye, nifuza yuko nakwihangana warangiza kuhagera tukabona kubyara umwana. Ati yarabyumvisha, arambwira ati nta kibazo ndabyumva rwose, niba wumva nta kundi byagenda nta yindi mahitamo ahari, reka turindire nindangiza kuhagera, ubu ngubu Imana izatugirira neza, nibishaka tuzabyara natwe dukikire umwana wacu. Nuko hanyuma rero hanyuma umugabo arambwira ati rero mba nkubwire, ubwo usubiyeyo genda nyine umenye uko bimeze, nta gahunda yo kubyara ihari, ubwo ntabwo tuzongera kubisubiramo, nunagaruka tuzaba tubirindiriye, njye nawe twemeje ko tuzabyara ari uko turi kumwe, njye nawe turi kumwe. Ubwo rero nanjye ndavuga nti cyane rwose, numva ari umugabo mwiza uri supportive, wumva ibintu uko mbishaka, ndavuga nti I'm blessed, reka tubikomeze gutyo bimeze. Hanyuma rero umugabo wanjye yaje kuza, amaze kuhagera ati ntiyashomye, igihe gito cyane yahise abona akazi aratangira arakora. Ubwo twari turimo turakora twembi. Muri iyo minsi nibwo natangiye kumubwira rero umugabo mwiza, urabona ko uri gukora, ati igisobanuro cy'ibi ngibi ni uko twese turi kumwe tugomba kubyara noneho. Ati uretse twe kubyara aka kanya. Ati urabona ko nabonye abantu benshi, nagiye nganira n'abantu benshi bagiye biteza imbere iterambere abandi bantu bagezeho. Ati nitagira ibintu byo kubyara aka kanya tugahita dukurikiza mu ndi mwana, tuzasubira inyuma, tuzatinda. Ati uretse gato tubanze tugire ikintu twigezaho gito gifatika, tubone gutangira process zo kubyara. Ati ihangane. Nkumva ntabyumva pe, mbwa nise kuko uraje nanibwe kubyara ngo bigire igihe umuntu avuga ko bivuye mu nzira. Ati kuki nongera nkategereza. Ati ihangane, erega n'ubundi ntacyo bitwaye, nzabyara kandi Imana izaduha urubyaro niba ariko bipanze. Atariko reka tubanze twiyegeranye gato, n'amadeni yose n'ibintu byose wakoresheje undeklara, ibintu byo mu nzu waguze, atarabizi ibintu byose wakoze wenyine. Ati rero amafaranga yose agiye ukoresha n'amadeni arimo, ngomba kugufasha tukabyishyura tukaba stable, tukabona gutangira gahunda zo kubyara. Ati wibuke ko nubyara hari igihe bizaba ngombwa ko wicara ntukore. Ati rero tugomba kubanza tukipanga. Umugabo abimbwiye numva making sense, ndavuga nti ugiye tugifite amadeni, reka twitonde, niturangiza kuba stable tuzabyara. Nuko tugumye aho ngaho, umugabo arakora nanjye nkakora. Hanyuma nakoraga ijoro n'abakora ijoro, ariko dukora ahantu hatandukanye, dutaha n'amasaha atandukanye, gusa twese dukora ijoro. Ubwo rero umugabo ndamubwira none se kubona wabonye akazi nkaba nabonye akazi tukatwishyura tubigeze kure, ubu ngubu tubitekerezeho iki? Ati burindira wowe ibintu byose byo ku murongo neza, nzakubwira amakuru igihe cyo gutangira kubyara. Atari ku umugabo wanjye yarazi Icyongereza, yaje ari sharp ku rwego ntababwira, kuko ku kazi kabo abazungu
wumvaga ko ari bavuga n'abasohokana batemberana donc nyine yese yiyadapta vuba vuba ndavuga nti wow uyu muntu uraye uje ndavuga nti uyu mugabo rwose kabisa afite gahunda yari yadapse byihuse cyane ubwo rero we na wa musore n'aba bantu bakoranaga rimwe na rimwe akambwira ati abantu dukorana ati twasohotse ati twagiye nta mwana twari dufite kandi numvaga ari nta kintu ntwaye nyine freedom kandi ntabwo yagendaga ngo ahereyo yagiraga umwanya mutoya akagaruka ati muri weekend bakavuga ngo bafite birthday party y'umuntu runaka bakagenda bakavuga ngo barajya hehe bakagenda ati nyine bakagenda ati ho Friday ho byari bizwi kuko every Friday bajyaga kurya breakfast hehe mu maresitora ano akora 24 hours ano asavinga breakfast mu ijoro ryose abantu batuye hano murayazi si ngombwa kumvuga amazina ati akajyana na team yose bakorana buri wa gatanu bajyagayo ibyo twari tubizi nari bimenyereye bajyagayo rwose bakarya bagatakaza agatayiryamira ntabwo nawe mubwire ngo team yose ubwisohoka ngo wowe wigenda n'umuntu udafite umwana rizamye kandi n'umugabo ngomba kumwubaha nta mpamvu zo gukontorora umugabo ngo njye kuri neke njye mbwira ngo uriho uciye numvaga agomba kuhabwa respect nk'umugabo ku giti cye nuko nguko rero byagendaga akagenda every Friday akagaruka ibyo nta kibazo noneho haje kugeraho umugabo atangira kujya mu gihe twicanye nko muri salo nkabona baramuhamagaye bamuhamagara telefone umugabo ntayitabe akayireba agahita yimyutinga se kuki umugabo atitaba telefone akayifata akayireba akayimyutinga ngo se kuki utitaba telefone ati ndi kumwe nawe ndi kumwe n'umugore wanjye kuki nakwitaba telefone se ndi kumwe n'umugore wanjye ati umwanya tumarana ni muto nubwo tuba tubyutse nubwo tuba tugize igihe cyo kuganira kubera iki umwanya abangaba ati bihorere atangira kujya bihorera numva nanjye nyine navuga ati kabisa ndi umugore ukunzwe urumva nkumva ndanabikunze cyane ndanabimukundiye kuntu yubaha umwanya wanjye nawe numva ndabikunze pe nuko rero hanyuma biza kugeraho ngo akazi kabo batangira kurenga off abakozi nawe aba laid off rero abandi bakeya bahagaritse n'umugabo wanjye nawe bamuhagaritsemo muri babakozi barangije kumuhagarika araza arambwira ati akazi kanjye bahagaritse abantu benshi ate kuko nanjye nari nkiri mushyashya nanjye nagendeye mu kavuyo nanjye bamuhagaritse nta kibazo suzi se urabona kandi ntaribi numva nta nicyo bintwaye atari kwahita ambwira ati hari umuzungu bakorana mubwiye ko hari business akora ya online yo guseringa ama product ati ayo ma product urayaseringa donc uyagura kuri site ya banyirubwite warangiza wowe ugakora website yawe ukazajya uyaseringaho byemewe warangiza uwo mafaranga wagurishijeho company ikagwa purusa runaka ubwo rero nawe yahabwaga percentage kuri za product yaserinze za company y'abandi ati umuzungu arambwira ati business irarya ati nanjye nyikoze igihe kinini atuzaze nkwigisha ukuntu ikora ati umugabo akambwira yuko agiye kubijyamo bakamwereka uburyo bikora umugabo akajyayo yajyayo nanjye naga nibyamiye igihe mbyukiye nakoraga ijoro amangose nkirirwa ndyamye igihe mbyukiye asanga yatashye ati akanambwira ati amafaranga ndayabonye ako kazi kanyu ubundi gahembwa par jour gute wowe ugenda amafaranga ukayabona nti wawo akambwira ati we ntago ari bya buri munsi nuko mba arimo arabinyerekera ubu ngubu akampa kuye atari kuri nimara kujya ku murongo bimeze neza nzajya mpembwa nyine ariko nanjye ibyumweru 2 bishize cyangwa igihe runaka bite n'igihe amafaranga nyine nagurishirije bika processing muri finance n'iki byose bakanyuza amafaranga yanjye bitwara time atariko arakomeza ajya mfasha kuko we afite ibintu byose biri serapinze nyine ku buryo systeme we arabyoroshye donc arabikora nyine kuko asanzwe bikora nta bintu byinshi bisaba ati kandi acyarimo kubinyerekera atariko ibyo nibyo bakora umugabo akajya akomeza akagenda akagaruka ariko ikintu ntageze nanitaho ni ikintu cyaho yajyaga n'ibyo yakoraga kubera ko umugabo azanaga amafaranga ategeze angazana amafaranga aruta ayo yazanaga ajya mu kazi ndambwira nti rero njye ndumva nta mpamvu zo kujya mu kazi kuma muri ibi nimara gufata aba ari byo uzagumamo atarambwira ati ibyo nibyo nzagumamo koko ati kubera ko icyo nshaka gusa ndashaka kuguza amafaranga nkafungura website yanjye nkabigira ibyanjye nyine nkabyera official nkabya advertisinga nkabyamamaza abantu bose bakabimenya ati icyo nicyo nshaka ati rero kubera ko ari gahunda mfite n'ubundi ngomba kugerageza everything possible no business yanjye kazarya ati rero yabimwe atavuga nti wow umugabo amafaranga yazanaga nta na rimwe yazanaga amafaranga ngo yampishe
cyangwa ambwire ngo yasaye iki ngo yanaye. Amafaranga y'umugabo yazanaga yari yazanaga uko angana yose akashyira kuri table akavuga ati atari ukuvuga ngo tuyabare, akambwira ati amabwiriza yo mu rugo yose ndatekinga ke. Umugabo arasigaye yishyura inzu, umugabo arasigaye yishyura amabwiriza yo mu rugo nyine, amabwiriza yo mu rugo nyine uko angana, umugabo arasigaye yatekinga ke, byose akabitunganya neza cyane. Ubwo rero arambwiraga ati wowe ntugire ikibazo, amabwiriza yose nzatekinga ke, amafaranga ukorera uzajya uyazana tugire gute tuyabike kuri saving, twiteganyirize ejo hazaza. Atari ko kuri ubu ngubu amabwiriza yo mu rugo njyewe ndayashoboye, kandi abantu mubizi muzi ukuntu amabwiriza aha ngaha aba ari menshi, amafaranga menshi usanga ari agendeye. Rero umuntu abashije gukabaringa amabwiriza yose, icyo aba ari sinye nziza cyane kabisa, nta n'ikintu bakwiye gukomplayiningaho. Ati umugabo byari bimeze neza, amafaranga ntabwo yampishaga, yayanyimaga, yaranyerekaga tukanakoresha mu rugo. Ubwo rero byaje gukomeza gutyo biza kugera aho ngaho ndavuga nti ariko rero uyu mugabo ibi bintu akora nanjye ngomba kuzabinyigisha, nkajya mbwira nanjye uzanyerekere, uzanyigisha ukuntu ibintu bikora. Ati tuza nimara kujya ku murongo byarabaye sawa, nawe nzakugayidinga, ati tuzabikora, ati mana yanjye nawe tuzabikora. Sha ungira umubano mwiza n'umwuka mwiza n'umugabo, ibintu bimera neza. Gusa ijoro rimwe umunsi umwe njya mu kazi, umugabo urumva ntiyakoraga, yajyaga mu bya business akagaruka mu rugo, yabaga ari mu rugo amasaha menshi ashoboka. Njya ku kazi, njye nakoraga ijoro. Ati ngeze ku kazi numva ntamerewe neza mu mubiri, numva ibintu atari sawa. Ndavuga nti ubwo ntameze neza reka nsubire mu rugo njye kwiryamira. Ati numvishe ntamerewe neza, ndavuga nti reka ntaye ngende nduhuke kuko numvaga ntamerewe neza. Ubwo ntabwo negeze ntekereza ngo mpamagare umugabo mubwire ko nje, kuko nari nzi ko ashobora kuba yirambise aryamye arimo araruhuka, ashobora kuba icyo ari cyo cyose, donc sinshaka kumubangamira, ashobora kuba arimo araruhuka, cyane cyane ko njye nakoraga umugoroba. Urumvaga ko ashobora kuba wenda yiryamiye ashaka kwiruhukira. Nta kibazo, n'ubundi ari mu rugo, ninjya rero ndamusangayo ndamubwira uko byagenze. Ati numvaga nta big deal, natse imodoka yanjye wa bene ndataha iwanjye. Ati ngeze ku muryango ndaparika, ati mfata imfunguzo ndafungura. Nimara gufungura inzu, ati ngiye kumva numva induru mu nzu, induru kabisa ya yindi. Ndavuga se habaye iki? Ngira ubwo umutima wanjye numva ati numvise ibintu byose bihindutse mu mutwe wanjye, numva n'indwara y'indwara irashize. Ati numva ibintu birenda, ndavuga nti umugabo wanjye atari kumva ijwi rye, ati nkaryumvira kure. Ndavuga nti umugabo wanjye barimo baramuniga tu, umugabo wanjye baramwishe. Ati numvise ngize ubwoba. Ati ikintu nakoze umutima wahise uvuga uti urabizi muri Amerika nta bimenyetso, nta kimenyetso, nta cyabaye. Ati mpita mfata telefone nshyira kuri video, ndavuga ngiye kugenda ndabafata video, ikiri kuba cyari cyo cyose ndaripotinga kwa polisi ariko mfite proof. Ati nubwo uyu muntu yajya kuniga, ati numvaga ko nasa nuko aje no kuniga aje kumfata. Ati kuko mfite phone mu ntoki ndetse nkanda kuri 911 ntabaze. Ati nubwo ntakwitaba kumva ndimo ndasukuriminga mvuze induru, bamenye ko hari umuntu muraniga. Ati ntacyo reka njye mfate telefone, ikirube cyose ndatabaza. Ati ndagenda hari kuri kamera gutya, ndinjira ndanyenyombye, umutima urimo uraterera nk'ahantu ntazi. Ati ngeze imbere icyumba cyari kirangaye kimeze gutya cyane, kuko umugabo agazi ko nta kintu yikekaga, icyumba cyari kirangaye. Ati ibintu naboneye muri icyo cyumba nageze muri icyo cyumba nsanga umugabo ari kumwe n'undi mugabo mugenzi we barimo barasambana. Ati nizo nduru numvaga. Ati ndavuga ibintu ntabwo bishoboka. Ati nabonye ibintu numva ntashobora kubona mu mutima wanjye, ntegeze ntekereza ko byazamba. Ndavuga ibi bintu mbonye amaso yanjye niyo yabibonye. Ati nahise mpindukira subira inyuma nirukanka nkubita urugi ndasohoka ninjira mu modoka. Ati mpita nakiserera ndatwara. Ndavuga niko biri kose ningera ahantu ndastop ahantu manze nitekereze umenye what's going on, menye icyo gukora. Ati numvaga ntazi biri kuba, numvaga gusa nabaye confused, nta kintu ndi gutekereza, nta kintu cyo mu mutwe wanjye batekereza ngo kibe kizima. Nakije ya modoka ndiruka. Ati ndagenda maze kugera imbere. Ati ndatekereza ndaparika ngo ndatekereza. Ati ibyago byanjye ya video nari twaye muri telefone yanjye koko. Ati nagenda ifungura ndayireba mbona ko ibintu ndi kubona ntari kurota.
nanjye mpamagara umushuti wanjye yari nk'iminota 15 ndamubwira nti se uri mu rugo ati reka nze ati ndamubwira nti urufunguzo rw'inzu yanjye sinzanudutaye ati ndi kuza ati none ati reka mbe niryamiye niruhukire ndaza kurushaka nitonze nta kibazo ati ndamubwira ngo umugabo wanjye ari mu kazi ntabwo rero urufunguzo nawe ntabwo ndi bujye kumwaka ku kazi yari reka niryamire aha ngaha se ko nawe uri wenyine reka niryamire utangira ngo ati hari ikibazo uryama ati ndiryamire ati umugabo yarampamagaje ijoro ryose telefone ngiyi nkuramo ijwi nterera hirya mvuga nti sinamwitaba nubwo namwitaba namubwira nabi ikigeretseho ko mwitabira mu nzu y'uno mugore ikindi kibazo mba ngiye ku expose ibintu wapi ati umugore ikintu cyo kintangaza nuko yarazi ko turyamye njye nawe ati sinigeze nsinzira bwankero mu gitondo baratandukana amaso yanjye ameze gutyo ndi gutekereza nabuze ibintu navuga umutima wanjye uremerewe nabuze hano naturikira ndihangana ndataha ngeze iwanjye mu gitondo narabyutse ahandi nyine nza mu rugo ngeze mu rugo ati mbabarana gusobanura ati for once mama hirwe nganire nawe ndamubwira nta kintu nganira nawe burya njye ndumva ntari tayari kumva ijwi ryawe kweri ati hoya urampa amahirwe nganire nawe kandi inshuro imwe yonyine unyumve basi bwa nyuma atari kunyemerera mvugane nawe ngaho mbwira ndaguteza amatwi mbwira ndi kukumva atarambwira ati ukuntu gahunda zimeze ati wa mugore we ikintu cyose wabonye hariya ukimbabarira ati ngusabye imbabazi ati nanjye ku kazi n'abantu batangiye kugenda babimbwira ati umuzungu twakoranaga akambwira ukuntu ari byo akora akambwira ukuntu bigira amafaranga akambwira uburyo n'akano kazi gahagaze yifitiye akazi ke yakomeza ataragenda binshyiramo bigezeho ngo ndavuga nti kananye nzagerageza atakambwira ati wowe mwirabura ati abazungu bazakurwanira bakunda abirabura kubi ati rero yabimbwira akambwira ati amafaranga uzabura nawe uyashyira ati kuko se twari dutuyemo niyo abazungu benshi majorite n'abazungu benshi cyane abirabura ni bake rero akambwira ati ahangaha ati bano abazungu bose bazakurwanira dore urabona ko n'umubare w'abirabura ari muke ati arankumvenka nyine ambwira ibintu ndavuga nti nta kibazo ati reka nzagerageze ati nuko nagerageje ati ngerageje kuri mwe atangiye kugenda babwira n'abandi babwira abandi ati ariko ntabwo ari ibintu nsanzwe nkora ati si ibintu nanjye nkunda ati bamaze kugenda nitekerezaho nanjye ati ndarira ntekereza ko ibintu nanjye byabayeho ntekereza ko njye ari njye kino kintu kibaye ku mugore wanjye nkunda wandekara yakanzana ati agahinda karangije ndavuga ngo ndashaka kumbabarira ati mbabara ntibizasubira uko bingana kose ubimbabarira ntabwo nzabisubiramo nanjye nteba agahinda n'isoni z'ibyo nakoze ati ko umugabo yabimbwiye nkumva birimo biracanga bigasohokera hasi ati numvaga ntashaka kubyumva nkavuga ibintu arimo arambwira ni stories donc mu maso yanjye yarambwiraga njye nkabona action ibyo nabonye nkabona gusa movie things is going on here and there ntabwo numvaga donc sinari nzi what's going on numvaga nyine nawe confused niki nakora ngo nizere cyangwa nongere numva umuntu murambwira ibyo mbwira ngo mbyumve arambwira ati niwumva udashoboye kumbabarira ati ntabwo nagufose nka ntakunda atari ko wicara uziko nze kumbabarira ati kosa rimwe mfatiyemo wanze kuri mbabarira niba wumva wari mbabarira niri rimwe rimbayeho mbabarira ntabwo bizongera ati ndambwira nti ibintu wawe uri kumbwira ati sindi gushaka kumva ko binashoboka ati sinshaka ko n'umuntu uzanamenye ko ibintu byanambaye ati mbabarira ntabwo ndi tayari atarambwira ati ntacyo niba wumva kumbabarira utabishoboye mwikosa umfatiyemo rimwe ukumva udashobora kumpa imbabazi tubyihorere icyo turi bukore ni kimwe nka divorce ubwo nyine ngende nibane nawe wibane atari kumenya yuko divorce by option kubera ko udashobora kumbabarira ako niba wumva wambabarira fasha bino bintu birangire ati ibyo bintu uko nabyumvishije uko byakabaye adasigaye n'ikintu na kimwe byabaye igikomere ngendana nabuze imbaraga zibarira umugabo mbura imbaraga zimubwira ati ndakubabariye ndavuga ati uyu muntu mubwire ndamubabariye ati iyo ntekereje nkatekereza ko iwacu bazanamenya icyo kintu ati mpita numva mbaye ikivume nkareba ukuntu sosiyete izamvuga hanze ati mpita mvuga ngo nta muntu n'uyu n'umwe nigeze mbwira ino story ati ntawe iwacu ubizi ntawe waba ubizi nta nshuti yanjye ibizi n'impamvu nabitanza nuko nzi ko mutavuga amasura mutashyira amafoto y'abantu mutagaragaza amasura yabo kandi mutavuga n'amazina y'abahaye ibiganiro ati kandi n'ikindi
na nyir'ubwite nahaye ikiganiro rero njyewe yagihaye ntabwo tuziranye sinziranye nawe pe yampamagaye ampa ikiganiro kirangiza arambwira ati ntabwo nshaka kuba involved sinshaka ko nimero yanjye isohoka ati sinshaka n'ikintu na kimwe ndashaka kumva inama uyu muntu mubabarire hari umuntu byaba byarabayeho byagenze biti ndifuza gusa ko muhabwa inama mumbwire icyo nakora kugira ngo sinshaka urugo rwanjye kurusenyerwa maze urugo nubatse iminsi ingana gutya ndacyari umuntu mushyashya sindi umuntu wo guta nsenyerwa kano kanya atari ku bintu byambayeho ntabwo ndi ready kubisapotinga naganirije abaganga bo mu mutwe ati nkagenda nkabaganiza narangiza kubaganiza natankumva mvugana ubundi buriya mvugana na bari abantu biki ati ntago ndakira ndababaye ndakomeretse atari ko kandi imbaraga zitanga imbabazi ntazo mfite none mungire inama niki nakora ikiganiro cyacu cy'umunsi nicyo ngicyo aragira ati mungire inama niki nakora mu by'ukuri ikiganiro kiri intense mu by'ukuri kino kiganiro kiraremereye mu mutima no kubitekereza umuntu wese ubyumva uzi umuntu icyo ari cyo uzi n'umuntu icyo ari cyo na capacity y'imitekerereze y'umuntu ashobora kumva ko kino kintu gishobora kugira impact ku muntu ariko rero wowe wumva byagenda bite se hari umuntu wabuze byabayeho hari umuntu uzi byabayeho byagenze bite ngo birangire hanyuma se uyu muntu wamugiriye inama ibintu urugo rugumemo abari umugabo akomeza nyenda ntazabyongera atange divorce se umugabo agendeye bigende bite tugira inama uko mubyumva kumva wowe wabigenza ku giti cyawe niko bitubwira muri comment nyine ntabwo njya judginga comment iyo ari yo yose kuko comment utanga aba ari byo utekereza mu mutwe wawe hanyuma rero uyu muntu baduha ikiganiro nawe arabisesengura wenyine akabifata akabiyungurura agahitamo imufitiye umumaro akaba ari byo akoresha ariko twe tanga inkuru tugasharinga inkuru ko yakabaye ahasigaye umuntu wumva nawe yagira ma comment njyewe niyo uzimpaye inbox ndazimuforwardinga zose hanyuma ikindi tumwunganira ndashobora kumuha inama kandi turebe ko dushobora kugira icyo twakora ngo tukabungabunga umuryango we kugira ngo usenyuke ukubakika njyewe niyo goal yanjye donc tumufashije akabigumamo bigakunda njye mba ngitsinze igitego rero goal yanjye naho ngayirangirira kabisa rero namwe iyo mubonye mutanze inama zikagira urugo rw'umuntu zisevinga tekereza yuko ubushize inkingi ikomeye muri society rero ntabwo ndivuga ibintu byinshi ngo barambire kandi ntashaka sinya nkunda kubarambira nkunda gukoresha amasaha cyane kubera umwanya bari mutoya ariko niba ibyo dukora bikunze ukumva ni ibintu bifasha abandi ukumva ni ngombwa ko dushobora gufasha abantu tutabazanye kuri video ukumva ni ngombwa ko dushobora gutanga inkuru z'abantu atari ngombwa ko tubemvovinze hano mu miryango ibamenye mu inshuti zibamenye ngo abantu batangire bavuga ati runaka umwana wazavuka avuga ati sinifuzaga ko mama ajya kuri YouTube ariko yagiyeho ukaba wumva nyine ushyigikiye yuko dushobora gutanga igitekerezo cy'umuntu cyangwa inkuru y'umuntu cyangwa ikintu kibabaje umuntu cyangwa ikintu gishimishije umuntu ariko tutamwemvovinze ku giti cye kubera ko atabyifuza subscribe kuri channel yacu kuko twebwe nuko dukora tuzakomeza tubahe nyinshi ariko inkuru zose tubaha umuntu wifuza by the way gutanga inkuru yagaragara you are more than welcome tuzajya tuba hostinga ariko kandi so far inkuru imwe yonyine natanze umuntu yicaye hafi yanjye arimo aravuga izindi hafi ya zose nta nubwo bashaka ko n'amajwi yabasohoka abenshi banyuma n'amaudio bakampamagara kuri telefone bakambwira nkandika hasi key point nkandika ibintu bikenewe nkaza kubivuga abandi bakampa audio uko bishaka njye ntabwo mashaka ku expose nta nubwo ari target yanjye nta nubwo nabikora ngerageza gushyiramo ubunyamwuga bwinshi bushoboka kugira ngo ntaza ku expose inkuru yawe cyangwa ntaza ku expose ugasanga icyo expectingaga si cyo ubonye ibyo nibyo na avoiding as much as I can hanyuma rero niba ukunze ibyo dukora kumva consideringa kubana natwe kuri channel yacu kuri Muhoza Real Talk subscribe liking sharing commenting spreading love ikintu cyose wumva wakora mu rwego rwo gusapotinga twebwe turagishimiye cyane kandi tubihoza ku mutima turabakunda cyane nyagasana abaho umugisha tuzongera next time